Ndi papa Sava. Ndakubeshya se ndarenze ndi umusitari wo muri quartier nibyo cyane rwose ako biragaragara ko wambaye reka nkubwire sino kwiyemera cyangwa nigire mwishi ndatunze ndafite ibintu byinshi buriya ngewe najyaga ngira ifamu umuntu wese nshatse nkavuga ni fatinka ukabagabira abasore bino bose bakoye kubera nge hajya muhinka ntigenda ko umugore genda uzana umugore byarasanze yavuga ko numva naje mu gihe kibirana batinze humura ndashaka kugira ngo nkugire mwishi ujyemo neza ndani ujye wumva ko uri ku muntu va ku giti dore umuntu wakinuwe kare kose buriya ndagira ngo nkubwire iyo nciye muri quartier bajya banyu nyine kumva ukagenda ukumva urimo neza muraba neza papa Sava Mwazanye umushyitsi se cyane ahubwo babarebye se reka mubabwirire gera bwangu ako simbura ndayicaye mwakabyara imvura se wese uri gutoroka uhunga iki oya ngiye mu nama badutumyeho twihute cyane cyokora ndabona wanabyambariye oya rero nyaramarizemo nyarutse rwose nyarutse ari urunyana ntara ntabwo imubwita ewe bena ko gasiriye kwishi uri yose ntari birki uyu nta magambo menshi agira ni nayo mpamvu mba nahisemo kukuzana aha ni mwibanga rikomeye cyane bazi gufata neza abakiriya reka ntari birye rwose ruhuka mu mutima kuko n'ubu ufite ubwoba umusore mwiza nkawe umva bebe ndashaka kugutamo nawe nujya uryama ujye ubure witatse nyine turasubira kuri za nka ariko inka se yego komana ufite ikibazo kizi ntuzi hahandi ngo bajyaga batera imijugujugu izo uteyemo zose ukazijyana wowe nta nubwo nzajya nkugabira ngo ufatemo uzabasha kuyikodeshereza izaba pakiri uzajya ugenda ufatamiza ushaka ariko reba mutekereza nk'ubu ntureba njyewe narebye ndavuga nti wanjye nta bwisanzure buhari ndireka ndebe ukuntu abakobwa banjye bagiye mita ngiranye fatamo ibihene bibiri byiza ndavuga ntireka mbigurishe nze nkwiteho ariko urashonje ufite inzara wagira ngo uyimaranye nk'imyaka 50 kandi imyaka utarayigera ndakumvira umuheto jurya kandi ndahaga umva guhaga gusa se ndakubwira ngo ubu nushaka wiruhutse ngo ndaruhutse niyo neza niwe iyo tubakireze kandi ariko fufo nawe umusirimu nturamenya guhamagara izina ryanjye sorry jya uvuga NG okay sorry yego NG karame muraho neza turashimira Imana nsuza bakuru umunyangani se mwayo magambo yose nicyo mushinzwa kwa papa Sava mbasandira kanore sise nk'ibisanzwe gashyushye ugira ngo Knowless ntabwo uyu munsi nyiteza mwana ndi ku ifaranga nshakira akawayini ni uyu munsi ntabwo ngenda gahereye bitsingi pibuzi ngo cyakindi mubimba nzajya nzinywera iwanjye wawe ahubwo mbaza umukunzi wanjye cyahitamo muramukise mwike babazanira iki kawayini niko keza tubashirize iki wayini se imwe ibishaririye ukuntu mbese ishaririye se niyo ndabikubwira aho niba yizane musobanurire impamvu yayo genda unzanire wayini yayindi umenyeye kunywa hanyuma uyu nguyu umuzanire iyo ngiyo ashaka ubwo no kuzana uturere tubiri mugasharinga iyo ariko kora akazi vuba iki gikorwa nacyo kimaje kurengwa nkabona yarebye hejuru ntikihuta ngo gifate neza bakiri umva rero mubwire bebe akawayini iyo ukanyweye kugira imbaraga akanyabugabo kakaza ubwo se wakora ute uyu muntu ntushaka kumpfusha ubusa ibintu bisharira byarananiye cyangwa bisindisha nyine uracyari umwana ariko buriya ndi natirere kubera gukora siporo nyinshi cyane nyine buriya kandi nkura akantu kakabara ako kantu ibyo nibyo mbashaka
ariko se wa muntu we uyu mukobwa nawe ngo mukecuru cyangwa se ndashaje ntabwo nshaje ni imirimo myinshi gushaka amafaranga ibitekerezo ibyo byose uko ngena ntekereza ukabona ndakambirije ngo ndi umukecuru mu myaka 40 n'ubu urambwira ko naba nshaje kweri hari abantu nizo numva bavuga ko uri umujejeta faranga ushaka amafaranga biravuna ifaranga se tekereza sinsinzira ndara mu mibare nekereza nagera kuki nakora ariko humura ugiye kujya yasangira nanjye ibyo ni ibisanzwe ariko buriya n'umubyeyi wanyise izina yanyise Nyiragitarira ari nyita nabi nawe ubundi buriya ibitekerezo byinshi birasazisha ariko gusaza ni mu mutwe ntabwo ngewe nshaje cyane rwose Fofo biragenda se amahoro urimo neza ndimo neza kantu kinjajwe si hano kahaje cyangwa pasaba ntarakagaruka kakagabo k'uruhara ruri kuzamuka ikizamuka uretse gusuka amanga nabanza asome uyumve n'ibisharire yakubwira ni mwishaririye ni kandebe karamiri kari kwa kaniko karyoshye wacu 12 wapi nje nanzanire akadasharira nyine Fofo mugirire vuba ntabwo nakongera gusoma taranga nanzanira kandi dushaka kugenda ugasukira ari ukanzanira gutya nta kibazo karaburi kamwe se ngakarenza usuramwa kandi kankazane ko ntabwo nakugirira rwose icyubahiro mbagomba ko kaza ariko niko watse ako nakora cyane azagera nk'aho ugeze nawe amafaranga azabona uriya amafaranga bari kurya imitsi papa sava bamunyunyuje bamuhejeje ariko nta nubwo ari byo bindeba nibakore babone icyo bari buriya umuntu udafite ifaranga nta jambo aba afite muri quartier baranyemera uyu nguyu ababikoreye ko afite shebuja uzi umuntu wanyita Nyiragitariro muri no quartier ababyishe byose aravuga ngo ni gita ariko se nyaruka rwose Fofo nyaruka nubwo nakongera gusoma batarakuzanira icyumwa bebe kugira ngo duhanike akantu kuri pe ariko humura ugeze mu biryo ugeze mu bintu nawe nukugenda ukagara ukangana gutya mbanze mangane n'ikibazo cy'inzara cyakora ko kwinzara yo urayifite pe ariko nuko nambaye igishati kinini amaboko n'ibituza hano hari amabunoyi hano hariho bya bintu basiga bita ngo ni nyasho wagira ngo ni nyasho ibyo bibaho ariko ibyo bibaho rwose naho buriya mu rugo mbafite ukuntu naberanje nkamenya umwanya batari bumagarare hejuru batari bumbuze kwishima nkavuga ni ngwino mutimbirane aho urarya aho uranywa rwose ikibazo cyose kandi momo yawe igihora yishimye igihora iseka ubu yararakaye yarasinziriye wavuga ngo ni hariho 12 se sha 12 cyangwa 12 n'amazeru angahe atanu oya ni 1 na 2 urakoze muryoherwe urakoze cyane mu kanya ndumva nabwiye nuza hatunge namwandikiye message agerageze akire ubuzima bwacu bakire ko babayeho neza babonye icyo twabarushije akantu ko kigonde buriya twebwe ku myaka tuba tugezemo siko abantu tubatungana kubera ikibazo cya mikoro agura akantu agasupa dipe urakaza rimwe batuba mu mazi abana ugura akaguru ugashyira mu ntuza mu gacupa abantu bakagira ngo uri kunywa ji ku buzima umusore mwiza nkawe supa dipe ntabwo uzongera gupfusa okay kugira ngo uri kazi ya fanta ashyira mu wageze mu fata akuse ku cyuma fata iyo fata wayi mutaye ujye umenya umwanya naguhaye wo kuguterera ka message ujye uhita wumva yuko ugomba kunywa ku gahiye keza karyoshye ariko
nibwo buzima nta nzoka nta mibe nta twabayeho mugiye kubaho neza twabayeho pe twabayeho sinkubeshye uti rero urashaka kugera kuki ibyifuzo byawe bigire nka 3 umbwira unyuzaho kugira ngo tutajya no muri mudu tarambwira ibyifuzo ufite cyambere cyari ikinzara buri iyo umuntu ashonje imirimo ibaye myinshi abanzaho kurya ubundi ubu se abantu ntibagucaho bakavuga ngo urashaje kandi wenda baba ufite nk'imyaka 20 gusa basigaye banyita amagorwa muri quartier yaragowe nyine ndacyumva ikibazo cya mbere ni ikinzara fashe nyine nihaze mu mirire ndavuze ngo urayishize icya kabiri nacyo ni udufaranga nyine two kwifashisha twa tunato urashaka udufaranga cyangwa urashaka amafaranga amafaranga rero ubu ni njye nayo ubwo ni ukuvuga ngo nawe ni wowe nayo wayagezemo icya nyuma rero aricyo cya gatatu nyine nuko nagira nanjye ikintu nkora kandi buriya nkunda ibintu by'ubuhinzi nkunda inka ko wavuze ko uzampa inka ibyo byose ni umutungo kandi nakwemere ko umutungo mufite ariko tekereza buriya ngira nakubwiye ko ngira ifamu icya kabiri ngira inzu hariya mu isantere inzu imiryango 4 iyo miryango ndayikodesha niyo naguhama 2 ikajya kwinjiriza buriya ndi umuntu uhinga urumva sezo yose mbafitemo ibyo nagiye mpinga noneho nkapakiza imodoka zikaza nkasarura nkapakiza urumva neza njyewe gitari buriya afite koti byibushye amazeru ni menshi buretse ndi bukwereke unyuzemo amaso buriya mba nanze ibintu byose kubitwara cyane ariko ngiye ku cyifuzo cyane numvaga icyakabaye cya 3 wari kuvuga uti ndashaka mu cyifuzo mfite ko nabona umuntu unyitaho igihe cyose nkumva nanjye anyitayeho ntiwicwe n'imbeho ntiwicwe n'irungu ntiwicwe n'inzara nkajya mfata umwanya wo kukuba hafi ntabyo ukeneye se kutagishyizemo se iyo umuntu amaze guhaga afite n'icyizere cy'ejo hazaza ikintu cyo kugira umuntu wakwitaho icyo kintu buriya nyine njye numva atari ngombwa ko iyo umuntu yahaze amaze kwijuta nyine nicyo ubundi cyo gikurikiye ko wamugana ahubwo wowe ntumva wamugana utakabaye ikibazo kubera ko mpari kubera ko mpari yako kana ibyo bintu rero byose iyo ugeze muri quartier bakwereka ko ndi umwe mu bafite umutungo buriya ntabwo njya nkunda ubuntu bw'ubusorosore bw'ubukubita bugakubita kuko njye buriya ndafu nkubonanye n'undi muntu hejuru y'umutungo nakweguriye hejuru y'amafaranga udashobora kukena nyafite ntabwo byavamo ntabwo byavamo ariko se ubundi turiya ko ari two kubakosoma kaza ngo gaheta akosoma iki se sha 12 kuko nanaye gukata nanayagenda kereka nohereje n'umuriro ukagenda muri telefone ukagenda no umusore utirariye ntarongora inkumi ya naka ubwo 12 se abakobwa b'ikigero ahubwo n'ukuntu yasigayeho kuko ngomye kuba yarajyanye n'inuza n'umuriro na batiri byose bikajyana ubu wabona nta n'amayinite wari ufite ukabipa ese utamagara ujya ngo byari kugenda umusore mwiza nkawe ukabipa rohoka ariko nushaka ujye ugumana bipi upfa kuba bipye gitari abundi ukabona urusako kwa mama kugezeho ashobora kanje kuvugisha umuntu yandaje hari ikibazo umuntu n'umuntu umugabo ntago nagaro nagari twadukobwa umuvandimwe aha nagahamaga umukobwa ufite amafaranga 12 atavuga ngo ufite akabazo nta kibazo bebe nta kibazo uranga bwara mu masa bro ibirori bitagabura nta birori biba bibirimo we nibona aho nta kintu bari kukumarira ngwino hano urebe sha umukecuru ibintu arimo arakora wowe ngwino ibintu byo kuba icyabuze komande yatanze nujye uvuga ngo iwanyu inzara imeze nabi urakinga 3
wowe umva wowe ngwino ahubwo n'ibikundo uzuriye n'umunyu rwose uriye nk'akanusu k'umunyu. Sawa sawa. Bro bitese. Musawa. Ako nsuhuza. Bitese. Mutishura mbone. Mva nyica nano ni kuri uparitse se. Umva nawe. Kuparitse mu manegeka nshuti yanjye. Wowe mba nshaka imibereho. Ni kuri uparitse. Naira kutazayidukana nira parking ya kanywera nikomereza akazi kanjye. Uravuganye se? Natinze Watinzera. Ihangane. Watinze cyane umenya mwari mufitanye gahunda ndende cyangwa se mwari mumaranye igihe mutavugana. N'umuntu utaherukanaga ahubwo se yaramumagaye yarambwira turi hehe uri mu rugo nze musore dutere story ahubwo nanibagiye yuko uyu munsi dufitanye gahunda ndamubwira hari ahantu najyanye n'umuntu wanjye yagiye kungurira akantu akize ko nanjye ndi gupfa ubusa inze ndamubwira hari ikibazo se waza ariko mbanze mubaze niba nta kibazo Mva kandi rwose none se kuki umubwiye ngo aze urumva udashaka kugira ngo atuvundire ntabwo yatuvundira kuko nurungana n'umujene nkanjye rwose turangana ahubwo ikibazo ushobora kubona ukuntu ari imboga ari kundusha ugahita uvuga uti wowe ibyo nari nakugabiye byose sibyo ndakunyaze bigiye kuri uyu nguyu sinshobora kukurutisha undi uriya ariko nagukunze uzi ukuntu ufite amaso meza nibyo uzi ukuntu useka neza ni mwiza pe ndi mwiza narabundi nka noneho ngo njye amata ngo uyage ngo uyage uri mwiza utambaye ngo uberwe agakositimu urundemo hari utuntu tw'udukabutura tugera hano n'agasengeri umunsi wambonye mbyambaye uzahita uvuga uti ishyo waguye ishyo uzajya ugenda uvuga uti inka mufata mujyana hari oya ihangane kuba wiyambise utwo tuntu ugifite inzara banza uterane nzi ko abantu bajya biruka ngo mutareka adahumeka ntabwo turi muri bibi aya bati none n'igitari byadukanye se uyu muntu ufite inzara uyu muntu wambaye imyenda mu migozi oya ndashaka kubanza ukajyamo neza cyane rwose ariko se aba bantu ariko papa sava iyo atahibereye ureba ibintu batari kubyihutana se komande twabahaye barayizana ryari hatu kugira ngo se iratinda oya bashaka gukora ibintu fasta byaje kugira ngo bakumvaga ahubwo wagira ngo ndere bakumvaga nabo banza bahagaze arabarindiriye ko muhari Two kiri kwitaho. abonye uko abakire babaho nuko tubaho nuko tubaye Karameli muramfasha mukarabiri hano gutya. Yego. Murakoze mujye. Oya humura nta mutima mubi ngiye ibingibi ndabimenyereye ushatse wanazirya zose ukagira kambanze nkarabe banasuhuzanije abantu benshi nakarabye mu kanya n'ubundi nta kibazo my brother bimeze bite bro bimeze bite basi niko ibintu biriho rwose ko wivumburiye umumama imana ndakubeshye usigaye urya nk'uko wararyaga ibishyimbo agiye kuturera nabyo bitari agiye guturera no urabona uko nguko imisatsi igenda igupfukiraho kubera bwaki ugiye guhita itakosha ntabwo ariko warakoresheje iribanga kugira ngo ubone abamami nk'abo ngabo ujya aho baba nyine n'uwese uzajya wirwara mu nzagwa n'abari abantu batunda imicanga mukubitana amabuye wowe wo muri ayo misatsi yawe igenda ipfuka kubera bwaki ubu ngubu tugiye kuyijya sibyo none si cyo cyane gifite ibintu by'ibigwedi gifite nyacyo ni ikintu cy'igikecuru gishobora kuba cyarubatse za ntuza za piramide zo kwa faro kirashaje ariko uko ntuyibona kunyiranya byatari iyo ibintu bibaye byinshi habanzaho kurya kandi amata akaguranwa itabi waretse se tukagisangira mwana aho kugira ngo ujye urya wenyine ko n'ubundi uri umuvandimwe utumiye se uraza ubyimbye umudiki ugende hari ikindi dore n'uyu nguyu wa mushuti wanjye
uyu nguyu bamwita Simone. Suhuza umuntu umwe wadutumye. Uko Simo ninde ukuzanya hako wambwiye we na Veve ko muragaruka saa ku mugoroba saa moya. Ubu ngubu akazi kararangiye. Si we mbaza. Muziranye se? Simo si we mbaza. Nyine Uraziranye. uyu muhungu nyine. Uyu nyine uyu nguyu amuntu ngiranya nibyo nakubwiye ngo kubaho mfite amafaranga bisigaye bimpa inshingano nyinshi. Iyo amafaranga yongeye n'inshingano. Uyu muntu namutoye ahantu bari bamutaye ndamuzana ko yanduhije atambwiye kuri imfubyi ko yanduhije ngaho turagara ngaho tuki yarwaye bwaki. Uyu niwe wanyigishije guhinga akarima k'igikoni imboga yasagate namutoya yarazingamaye agapipike utamenya niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ndamwondora do ukuntu asigaye angana ntambanye mwinshi ntabaye muremure ntiyakuza agakuza umutwe agakuza n'inda ariko nyine ni uko nguko ntabwo ari umwana wanjye ariko mwitaho uko bishoboka byose nyine nuko biba bimeze ariko byagenda ntabirenze tumuhe karibu se nawe kwizimanire fata ifunguro irya ushira inzara ubu nibwo buzima nakubwiraga. Muraziranye umubyeyi yarakureze Sema urabihakana se urabihakana ko ntakwitayeho mu bushobozi bwinshi nari mfitemo ubu sugira ngo afite n'imyaka myinshi nibibaye myinshi ntiragera no kuri 18 nuko nyine aho kubera ukuntu bya bintu byose avuta uzukunarya uyararya ukibagirwa ni nk'inzihiye ararya buretse gato subiza icyo kiraye hasi fata imyaka subiza icyo kiraye hasi mabuja yavuze irire Simo niko mama ninde muri mwe wazanye undi hano kwamenyeye kunyita ariko ntibikugore nyine ndi kukubaza ninde wazanye undi hano ari wowe n'uriye twese se udafite amaguru yo kwizana ninde uri bwishyuriye komande ibya komande se birakureba ibya komande ntibikureba ndateshwa kubibaza mama nawe wishyuye no komande nagusabye itike y'igihumbi yo kujya mu mujyi ukakinyima nkajyayo n'amaguru ninjye uri kwita ngo akantu watoraguye ukakareba ndi bucura bwawe ahubwo ibyiza si uko umuntu yafata ifunguro ibi byose uri mu mama Veva aheze mu buriri yaburaye kubera kuburara inshuro 3 umwima amafaranga waguze ibi bintu wayakuye Veve ni wa mushiki wawe mana ariko se birakureba ibyo kuvuga ngo ni umushinga ndi kukubaza uransobanura reka aryi inkoko amafaranga waguze ibintu wayakuye uyu muco niwo nagutoye ndi kukubaza nsobanurira uburyo twicisha inzara bigeze hariya ukaza none se reka mbishime da uyu nawe yiyongereye mu bana bawe urera Oya mbwira ahantu uvana amafaranga yo kugura ibi bintu kandi buri munsi uvuga ataho mujya guhahira mujye munzanira amafaranga inzara zitazatwica turabwirwa Simo kubiterura ntabiterura se ntabiterura bigenze bite papa sava rero hano hari ikibazo kinakomeye mama yirirwa twicisha inzara nta kintu na kimwe tukibona urumva avuga ngo nta n'ijana afite none nsanze yasohokanye akagasore tungana niko baso hakangaka nta nubwo uretse ko ari agashuti kanjye ko mu muhanda nta n'icyo dupfana kandi yambwiraga ngo ni famiye nta kintu mpfana nawe nubwo ikintu kintangaje ni ukuntu yaguze ibi biryo yasize atwimye na 500 yo guhaha udushyimbo tumwe bagura muri botike ngo turishe kawunga komoteri yanjye mbona igiye kuba indarura abakecurura
mwese kubiteruye nyine ntabiterura se bijyanye se ubu ibi ndabishyira bibe tubisangire natwe turye neza reka bicikane papa sava reka bikwiye ntabijyana se wibeshe ukoze y'ubwo utayimbaza cyo kora yishyura si wowe watanze komande se ntayo nkuwa rero ese si umwana wawe nabitereka ibigiye iwanyu mu rugo bisangire ntari kuvuga ngo arabisangira ibi ndabisangira na bebe natwe turye neza nk'abandi bana ufate se ufatwa ikiwowe ugafatwa wiba oya wese niba ari inshuti yawe mu muhanda inshuti si biki mukubita akaraye inshuti ifatirana mama ubundi ngo ni icyuki ngo mfite none ngo ikimama cy'amafaranga uretse kubera ko imvura kubera ko imvura iri kugwa reka mbabwire bagushyireho wa aluminiyumu bitaza guhura n'isazi zagiye ku muhanda ariko ibintu muri ubwo nyine ni ukuvuga ngo urabimusengereye ubyishyure ni siwe watanze komande se urabyishyura n'utabyishyura iwawe ko mazi kunzi nanjye kunzi mumubohe asire mu ubundi wakigwa umuhamagaye ute uyu nguyu ni we wambwiraga ngo ni umuryango wawe ngo ni inshuti ngo ni abavandimwe wavugishaga ko kimeze ngewe ntabwo nari nzi kuri nyina umuzingame nta n'ugutegereje kuzava mu